ariko n'ubundi APR ifite gahunda yo kugura, sinzi ubwoko bazagura, ariko APR izagura bisi ubutaha rero mu myaka iri imbere. APR yateganya yuko izajya ijya gukina imikino agenda bisi no mu ndege bagiye muri bisi yabo nk'ubutembere, navuga ubutembere ariko burimo no gukina nyine. Ishobora kuvanga ikajya Kampala igakina na Vipers, bakava bakajya Nairobi bagakina, bakava Nairobi bakajya Dar es Salaam, noneho ikipe ikazagaruka inyuze Dodoma iza mu Rwanda muri bisi yayo ntabwira, bikaba nka tuwa ariko ifite iki umumaro munini cyane. Ishobora gukina imikino nk'icumi ya gishuti, ine i Bugande cyangwa se na 12 huko, ine i Bugande, ine Kenya, ine Tanzania. Ubwo niba hose ugiye ukina n'amakipe ane byatanga umusaruro cyane kurusha kuba muri shampiyona wipimye na AS Kigali, wakinnye na Polisi, wakinnye bya bintu bidahinduka, bya bintu bya buri gihe. Ariko numvise ko Perezida Richard afite iyo gahunda. Igitekerezo cy'inyamibwa hanyuma ubwo nyine ntaribagirwa, yego ni ibintu biri hanze, wavuga ngo biri hanze ya rido, ariko uriya musaruro APR yabonye nyuma yo gutsindwa na Singida 100% n'uwavuye kuri Richard perezida w'ikipe, uburakari bwinshi yakuye kuri Singida n'abandi twese. Urumva hari ikintu perezida atahindura. Bamaje kwibaza ni gute ikipe yirukanse ku cyumweru mu gitondo, kandi cyane ni gute ikipe yirukanse abakinnyi ntibakore kuri baro ku cyumweru nanone nimugoroba, kwiruka bakava bakambakamba bazakina ku wa mbere. Nyuma yo gutsindwa rero yabwiye umutoza ati ikinisha abakinnyi bashobora gukina. Ninde uzakubaza gutsindwa urenze yewe perezida w'ikipe? Urenze ngiye perezida w'ikipe, of course. Ni rwa APR hindura imikinire kuri GKU, ihindura naho umuntu umutoza rwose we wabona ko ntacyo bimubwiye. No hari niba aravuga ati nibashaka badukuremo hakiri kare nigire muri shampiyona. Umusaruro wabonetse nyuma warushingiye kuri perezida w'ikipe, wavuganira n'umutoza mbona nkubona Fande Richard aramubwira ati kina ikipe igomba gukina igasatira. Ni nayo cyatumye umukinnyi nka Yunus n'umukinnyi mutoya turamukunda, ariko hagaragara yambaye ingofero ya Benjamin na Yunus yagaragara ko ari umudefenseri mwiza ukomeye. Pavel Nzira agaragaje itandukaniro. Umunyamakuru wa Tanzania Jesse John umuhangazi ukomoka ngara yarambwiye ati sinumva ukuntu basimbuje umuzamu, njye nahisemo na ko APR igiye kuva muri penalty. Atura umuzamu kuva yagera hano yatweretse ko ari umuzamu ukomeye. Umusimbuza rero gashyiramo atura nabonye mutoya wabyibushye. Ndabugene uriya niwe wajyaga abanzamo uyataraza. Maria amaze imyaka 10 adakina, ugiye kumutereka muri penalty. Uriya niwe za fitness kumukinya muri fit. Anayifite icyizere no mu bwonko, urumva kuko Mario yitakarije icyizere kugeza naho byageze muri APR ngo akajya hari gihe ngo yasibaga imyitozo baramuzamu wa gatatu. Musana guzi ikindi cyane umuzamu wa gatatu. Tabaruka no kabiri. Mu bwonko iyo yamaze gutakarije uwo muntu ntari strong ntakomeye mu mutwe. Sinzi uburyo ndana n'abatoza babitekereje, ariko uburyo Pavel yari yashyushye muri match ntabwo wenda yaba impamvu cyane, ariko habayemo kwibeshya rwose. Pavel ubwo nari mvuze abakinnyi bigaragaje neza pe. Pavel Nzira na Banga Benjamin bakoze itandukaniro, na Baramazani bakinaga neza, na Baruboneka n'abandi, ariko aba bakinnyi bagaragaje itandukaniro cyane kuri cyo warukomoje mbere ko nkubaza akabazo wenda uraje kutubwire ku bijyanye n'ibyagiye bivugwa cyane ko hari abakinnyi ba APR bifuzwa barimo Benjamin, barimo mwataka wabo Mbahoma. Ubwo uraza kubikomoza ko nabonye hari abantu benshi bagenda babyibazaho, ariko ku cyo yaruhereyeho cya Fande Richard ku isi yose, reka ntanga urugero rufatika. Buriya Carlo Ancelotti kugira ngo yari nyabakinnyi mu kibuga ni no ku isi yose maze kubibona. Mbere yuko match ijya kuba, abenshi mu bayobozi b'amakipe babanza kubona 11 zibageraho mbere yuko zisohoka zijya kuri social media, mbere yuko bitangazamakuru bibibona. Ibi bintu impamvu babikora, Ancelotti niba ari buze ko ari nyabakinnyi mu buryo buno, abanza kugana n'umuntu bita Florentino Perez. Kubera iyi mpamvu, Perez ni boss wiwe, agomba kumutanga raporo before ya match. Cya kabiri, agomba kumwereka uburyo yahagaritse abakinnyi akanamubwira n'impamvu akabidetaya, kubera ko Perez afite iyo tushe yo kubaza umupira. Buriya rimwe mu maturufa akomeye APR ikoresha, nubwo isanzwe itwara ibikombe, isanzwe ikomeye mu Rwanda ari ubukombe, Kazo yagiye igira amahirwe yo kuyoborwa n'abantu bazi umupira. Fande Mbaraka akinye umupira mu cyiciro cya mbere azi umupira. Uvuga ngo sumwiga umupira arawuzi. Biroroshye ko Fande Mbaraka bamubwira ngo nge nashyizemo abakinnyi gutya na gutya, agahita kubaza detail akakubwira ngo kuki wakinnye gutya, kuki utakinnye gutya. Biroroshye ko Fande Richard umubwira ibyo agahita akubwira kubera ko umupira arawukinnye arawuzi.
ubwo Afande James we nurundi rwego kuko umupira arawuzi cyane ku rwego rukomeye cyane ariko noneho ikibazo gihari Richard amaze imyaka irenga 20 kuko natangiye itangazamakuru imyaka 19 ishize Richard ari team manager wa Marine sibwo natangiye simushyaza umupira ku rwego rwo na Marine ko afite ururimi rwazo umupira Marine yatangiye muri za 2 nyiranga urumva giye mubona ari team manager wa Marine birashoboka ko yari amaze imyaka myinshi cyangwa yenda yatangiranye nayo yego ubwo nicyo kintu rero imyaka amaze yamaze muri Marine mu cyiciro cya mbere mu Rwanda Marine ari ikipe ntoya yisuzugura ugeneje na Rayon Sport ari akavuga ati sindareye akabishyira no mu bikorwa no kuvuga ngo ibi bintu byo guhatana gukotana gushaka amanota 3 ni ibintu bazi noneho ugahita ubihuza n'abandi bayobozi bandi makipe atandukanye uzi ko hano hari abayobozi mu Rwanda bayoboye amakipe ariko utabwira ngo akubwire 11 biwe atazi na 11 biwe babanzamo uwo bayibereye hariya gusa gategereza no kwire kubanza ni cyagiye cyo kubona ukabona umutoza arimo arakora ibintu ashaka wewe wibereye muri hariya none ukajya utegereza ibyo amaradiyo yavuze n'ibyo abantu bavuze akaba ari byo uriraho ubwira umutoza ngo kuki ngo utabanje mu runaka ariko nk'icyo kintu Richard yakoze kuko natwe kazo ntakubeshye nyuma yo gutsindwa na Singida groupe mwazanye ya kabiri yakurikiyeho twese tubona ko ari mu kuboko kwa komite twese tubibona ahantu narebeye match twayirebye turi kumwe namwe mu bakinnyi bo muri APR basigaye n'abandi bakinnyi twese tubibona ko harimo tushe y'ukuboko k'ubuyobozi mu yandi magambo icyo bisobanuye niki igitekerezo bahaye umutoza uko bica ibintu batabizi igitekerezo bahaye umutoza hitima cyari inyamibwa umuntu umwe ku giti cyiwe turaza kubigaruka kuri reyo umuntu umwe ku giti cyiwe yigira inama yo gusara ariko buri gihe ufata ibitekerezo by'abandi ushyira ku munzani ukabaransa byaje guha umusaruro w'ipiyara akazuba tunabivaho tubwire kuri Mbawoma n'umuntu bita Benjamin bivuga ko Simba Yanga byarashakuje cyane ku butaka bw'u Rwanda ko barimo kwifuzwa n'amakipe ibi bintu n'ukuri wenda uvuye kuri ibyamba Masimbizi wenda Mbawoma yanabihakanye ko nabisomye amakuru numvise nayuko Banga Benjamin yigeze gutozwa n'umutoza wa Simba kera mbere yuko tugera muri Mapinduzi tuzanakina match nimwe yavuzwe ko Benchika yigeze gutoza Banga Benjamin yuko binashoboka ko azamukenera ubwo rero biba amatabya ya mavuta niyo bitabubu wenda champion irangiye byashoboka biba Benjamin yigaragaza nk'umukinnyi mwiza kugeza n'igihe bamutoye nk'umukinnyi mwiza wa match ni kuri match yayangangira ngo yego Banga Benjamin yafashe Clement Muzizi aramunaniza Muzizi afite ibigango ni muremure nubwo Benjamin yaje kunyerera ku gitego cya mbere Muzizi agatanga pasi y'igitego ariko iminota yakurikiye Benjamin nibyo nabyo navuze ntibatitaye ko yanyereye ku gitego cya mbere ariko bamugize umukinnyi mwiza wa match Banga Benjamin rero iyo match yayikinnye neza ni ariko ntiyegekeye UR yayikinnye neza ni ya Simba mu bushyuhe bwinshi bwari buhari Banga Benjamin rwose byo baswera bava mu mpema wa yake indabyo ze rwose yarazikeneye yakinnye neza match ku yindi niho rero bishingiye kuri iki kintu numvishe ko bivuga ko Simba yamugura bitewe n'umutoza ariko yanakinye neza n'imbere y'abantu cyane ndivuga ngo wagiye mu irushanwa ariko nuwuhe mukinyi wakurayo kuri za Simba na Yanga Benjamin rero umukinyi wagaragaje ko ari umudefenseur mwiza nibiba bivugwa hanyuma Ombolenga bite wasigaye mu bihano nabande ngira ngo ibyo bihano byo byarangiye president ntiyabisobanuye se yarabitubwiye ntarabwiza ko muza kuko ari ibihano tunabivuze agenda yabitubwiye agenda kumuze agenda yavuze ko bamusize ku bushake kuko basanzwe bamuzi ntabwo izo bakora ibihano yavuze ko ngo Ombolenga yasabye ko ikiruhuko cye bacyongera ngo barabimwemera nk'umukinnyi usanzwe muri equipe ariko Ombolenga guhanwa ari yahano ibyo byo nukuri APR abo birinze ku cyo bivugaho ubwo cyo kibaza Ombolenga arakomezanya n'abandi cyangwa n'ubundi arakomeza akundi yakoraga imyitozo Shyorongi abantu bamubonye yakoraga cyane cyane imyitozo mwibaza ba Yannick koreshaga se kazo hari ikintu twibajije twe twasigaye hano byagenze bite kugira ngo APR isiga abakinnyi batatu mu by'ukuri ubona nta mpamvu yagakwiye kuba ihari ituma babasiga kuko abakinnyi kuba barabasize ndavuga Dani nkavuga Rwabuhihi nkanavuga na Yannick aba bakinnyi barasigaye APR imaze ibyumweru bitatu muri Zanzibar aba bakinnyi ntekereza yuko niba nasubukura imyitozo baraba batari ku rwego rwa bagenzi babo kuko
nta mutoza basigaranye ngo bakoreshe imyitozo kandi uko twari tumenyereye mu mico ya APR yari ikipe nyine itwara abakinnyi bose n'abavunitse niyo yagiye mu Barabu pichu bamujyanye mu Misiri yaravunitse adakina abakinnyi kuki babasize kweri ntabwo mbizi ariko ngira ngo nukureba kuvuga ngo abakinnyi dukeneye gutwara saba ashobora gutanga umusaruro erega umuntu abona ubutumwa bugera ku bakinnyi niba bari gutwara Rwabuhiyi gusa kubera ko ari umukinnyi wa APR nta mbaraga ashyiramo kugira ngo akine cyangwa yanike simbizi ariko umutoza bashobora kuba atarabyishimiye ariko ntekereza ko impamvu Kazungu burya simvugira APR kubera bajyanye bari abantu bari mu igeragezwa benshi bagiye mu igeragezwa ariko APR ukora none byashoboka ariko APR kuvuga ngo uzajyana abakinnyi 24 babona ko aribo bahagije kwirushanwa cyari byose ariko nabasigaye bitekerezaho nyine none se uranguye ngo niba wasigaye muri 24 ubona ko udakenewe sezeta ahubwo wakwizera ko uzaba uri muri APR simvugira APR se n'umuvugizi wayo ariko hari no kuvuga ngo ubanze witekereze uri muri APR nyine urimo ese urimo kugira ngo uhembwe gusa cyangwa urimo kugira ngo utange umusaruro wowe Rwabuhiyi bazagutwara kubera ko uri umukinnyi wa APR gusa hari ukureba ngo ni bande batanga umusaruro dukwiriye gutwara Rwabuhiyi kumusiga nta gihombo gihari n'urugero yanike kumusiga nta gihombo gihari cyangwa Dani ahubwo na Dani mwamwibagiwe yaramukomejeho yivuze Dani we byaranze Dani ubwo rero nukuvuga ngo hari ukureba ngo aba bakinnyi turabatwara kwera ba APR ariko nanone akantu ntarenze ngo Kazungu mu kinyagi gifite contrat akantu ntarenze ngo Kazungu umuntu bita Dani Kazungu APR ubwo yarabihinduye ariko mbere siko byagenze umuntu bita Dani uko tubizi no muri Champions League twaraga 30 Kazungu umuntu bita Dani tubyemere ari mu gatebo kamwe n'umuntu bita Benjamin umuntu bita Placide umuntu bita Nick impamvu mvuga ngo bari mu gatebo kamwe nakahe ni abantu batigeze bahabwa umwanya na Thierry Froge ngo byange bande abo bantu batatu yese Rwabuhiyi ndavuga umutoza Thierry ndavuga Froge Rwabuhiyi kuva ndavuga Froge Rwabuhiyi rero umukinnyi nk'uyu mukinnyi bita Dani Itima Froge nigeze amuha umwanya ngo tubone uwo wararengana Yannick turamuzi twese kugadiri Yannick yigeze ahabwa umwanya kwa Thierry Froge biranga Placide ya umwanya muri Aksarakina biranga Hitima nababurege babicaye reka dukomeze APR ifite aba defenseur central bane irimo Coupe de la Paix gusangira ngo Kazungu yari ahatubereye hari amasomo menshi APR hakuye Kazungu amasomo menshi APR yakuye kuri cyo waruvuze APR twaje ikipe yaje mbere batanu turasigara Jewe Tony Kabanda mugabo Alex mutoza w'abazamu Kagimbura umuyobozi wo muri Heroes niba ari Virus Jado yakora kumutesha ariko Kagimbura na n'umukinnyi Suley Sanda Sanda rero nijoro byari ngombwa kumujyana Ishyorongi bashimira ko Bosco umushoferi w'abakinnyi ba APR niwe dukwiye ku kibuga cy'indege yari yagarutse ariko agomba indesi Bosco yari namanywa nyine yari yahiriwe buriya yari ngombwa hari umusirikare se byari ngombwa yuko Bosco rero amujyana Ishyorongi Suley Sanda nubwo atari mu bitegura gukina oya arya narasinya n'ibyangombwa n'iki gukisinya si ibintu byoroshye ariko waruvuze ngo bijyanye n'amasomo APR yarabonye cyane n'aho bavuga ati badutumiye nta mpamvu tutajyayo intego ya APR ya mbere niyo kubanza kwitegura ariko hari no gupima urwego rwayo ku ruhando mpuzamahanga ariko mbyita ariko ntabwo APR yo mu rushanwa itarishaka tugerayo narababwiye sinzi ko mubyibuka babaje mu kiganiro n'abanyamakuru umutoza aravuga ati giye ikintu kizayo mu mutima cyane ni champion twari Zanzibar umutoza atekereza Marine na Police match ebyiri zikurikiranye niba ari nayo mpamvu mu kwitegura match ya Singida umutoza yatanze imyitozo ikomeye bitandukanye n'ikipe iri bukine bukeye yirukanyije abakinnyi ngo bashaka umwuka kuwa gatandatu no ku cyumweru kandi bazakina kuwa mbere nyuma yo gutsindwa rero nawe yabonye uburyo abayobozi be n'abandi bantu ntawe umwitayeho byasabye ibiganiro na perezida w'ikipe mu buryo baganiriye harimo kuvuga ngo koresha abakinnyi bakeneye gutanga umusaruro badana amashusho ariko bajya kuri airport kugira ngo kuri YouTube channel no kuri YouTube bashyiramo highlight ariko ibyo kuvuga ngo ibyo kome ntabwo kitayeho ntabwo bishoboka ni gute tutakitayeho kandi twaraje aje gutembera se nibwo habonye impinduka kuri JKU ubona ko babanga batangiye gukina yego bashayibob kandi batanga n'umusaruro biragaragara ko ari abakinnyi bakuru koko na match yakurikiye Simba ubusa ku busa no gutsinda Yanga ndibuka ko APR nta mahirwe yahabaga
no gutsinda Yanga nubwo yavanywe na Murandege ariko APR mu mikiniri yayisinduka yego ariko icyo nashaka kuvuga ngo nta nubwo zira kipe apfa gusaba imikino y'utumaze kwemera zira za Simba na Yanga utagira ngo bategura ibirori hano ngo zitumire bazikwemerera batinya gutsindwa niyo ntandaro yabyo kuvuga ngo aje mu Rwanda agatsindwa na Rayon cyangwa APR byakwakirwa gute ko ari intambara ikomeye niyo mpamvu kenshi batabyemera kugira amahirwe rero yo kuzakira na Simba na Yanga Azamu ntabwo yahuye na APR ni uburyo bwiza nigeze kubivuga kuri radio mvuga ngo ukurikije imikino nabonye y'amakipe ya Tanzania cyane cyane yo hakuno n'abakinnyi badefendera hagati mu kibuga n'ibitego APR yatsinze Yanga na makontra attack ariko guhanahana mu buryo bwo gusatira amakipe yubakiye mu gushaka igitego gushaka ibitego nako si igitego kimwe mu gihe mu Rwanda usanga kenshi iminota myinshi amakipe yose yaparitse inyuma yaryamye inyuma usanga umupira wacu ukururuka kandi kenshi ukabamo kudefanda amasomo APR rero yakuye ni mu buryo bwo gusatira uburyo ikipe zikina zisatira sibyo byo gutsinda igitego kimwe ngo APR yatsinze Sunrise cyangwa Marine igitego kimwe bigoranye oya hari biragaragara ko niba urarushwa nyine APR yatsindaje muri nako Yanga yatsindaje muri 5 mu gice cya mbere yirusha cyo cya kabiri akagwatira tugabanya imbaraga kuko ikipe n'ubundi turayirusha cyane amasomo APR ihakuye rero gukina n'aya makipe akomeye ni mu buryo bw'umupira wihuta uburyo bwo gusatira gushaka ibitego n'uburyo bwinshi nyine bundi n'abakurikiye Mapinduzi Cup kugira ngo no kuri televiziyo babonye itandukaniro rya shampiyona yacu bikururuka kenshi cyane wa munyakenya ngira ngo utozaga Musanze navuze ati amakipe mu Rwanda yose akina kimwe umupira mu Rwanda ntabwo wihuta ugenda buhoro ukururuka ari nayo bibe n'intandaro nyine y'amakipe yacu yasohotse dushaka gukina umupira muri shampiyona ku makipe mpuzamahanga yo hanze tukibura